Muraho, wigeze wumva ikarita nka Tap and Go cyangwa se ushobora kuba warayikoresheje mu modoka ariko ukibaza ukuntu ikora. None se waba warigeze wibaza ikoranabuhanga ririmo? Uyu munsi turi hano tugasobanurira iryo banga ariko mu buryo bwumvikana bugezweho kandi buryoshye. Ni kumwe na Masayi Ndirongo bisanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira kuri RFID, ririya koranabuhanga rituma ibintu bivugana na mudasobwa kandi bidakoranyeho. Tugiye kureba uko rikora, uko rikoreshwa ndetse n'impinduka rikora mu buzima bwa buri munsi. Ese ubundi RFID ni iki? RFID bivuze Radio Frequency Identification. Ikoranabuhanga rikoreshwa mu kumenya no gukurikirana ibintu hifashishijwe imirongo y'amaradiyo. Rikoreshwa cyane mu gucunga ibikoresho, ibicuruzwa ndetse no mu by'umutekano. RFID ikoreshwa cyangwa se ikoresha tags, utwuma duto dushyirwa ku kintu hamwe na reader igikoresho gisoma aya makuru. Reka turebe gatoya mu mateka ya RFID. 1945 umusore witwa Leon Teremini yakoze igikoresho gifata amajwi akoresheje iyi mirasire. 1970 hatangiye gukoresha mu bucuruzi yatangiye gukoresha mu bucuruzi ndetse n'inganda. 1980 kugeza 1990 RFID yatangiye kwaguka cyane, ikoreshwa mu gutanga pasiporo, kurinda ibikoresho n'ibinyabiziga. Ubu ikoresha henshi ku isi mu buryo butandukanye. Reka turebe uko RFID ikora. Mbere na mbere RFID igizwe n'ibintu bibiri. Igizwe n'icyo bita RFID tag cyangwa se ikagirwa na RFID reader. RFID tag twese ko itanga ibimenyetso mu gihe RFID reader irasoma. Hanyuma RFID tag iba ifite amakuru yanditseho. Hanyuma RFID reader itanga imirasire ya radio igasoma amakuru muri tag. Hari ubwoko bubiri bwa tag. Hari passive tags ndetse na active tags. Passive tags zikora gusa zibonye ingufu zitangwa na reader. Active tags zifite bateri zikohereza amakuru zonyine. Reka turebe akamaro ka RFID. Mu bucuruzi, gucunga ibicuruzwa n'ibikoresho, inventory management. Mu nganda, gukurikirana aho ibicuruzwa bigeze. Umutekano, kwinjiza abakozi mu nyubako hifashishijwe RFID badge. Ubwikorezi, kwishyura batadasabye guhagarika imodoka e-tolls. Ubuvuzi, gukurikirana imiti n'imyirondoro y'abarwayi. Dushobora kwibaza uko RFID icomekwa cyangwa se ikoreshwa. Twibuke neza ko RFID igizwe na parti yitwa reader, icomekwa ku mashanyarazi cyangwa se kuri mudasobwa USB or network. Ikagira software ishyirwa mu gikoresho kugira ngo isome amakuru. Tag ishyirwa ku kintu ushaka gukurikirana, hanyuma reader ishyirwa hafi ya tag igasoma amakuru yayo igashyirwa muri system. Dushaka kwibaza itandukaniro hagati ya RFID ndetse na barcode. RFID isoma tabayeho kwikoraho mu gihe barcode isoma amakuru ariko bisabye kuyegereza cyane. Turebe ingero z'aho RFID ikoresha mu Rwanda. Ikoresha mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro RRA mu gucunga imizigo yinjira n'isohoka. Ikoresha mu bitaro gukurikirana abarwayi n'ibikoresho. Igakoresha ku isoko n'ahacururizwa kumenya aho ibicuruzwa biri no kubitanga neza. Tugana ku musozo, RFID ni ikoranabuhanga rifasha abantu n'ibigo kunoza imikorere no gukurikirana ibintu no kongera umutekano. Ni ingenzi cyane muri iki gihe cy'ikoranabuhanga rihinduka vuba. Dusoza ikiganiro cyacu hano, mwakoze kudukurikira kandi niba bakunze video yacu, can like, subscribe and share. Sawa, bye bye.